Ku bantu barebye episode ya kabiri ni ahangaha twasoreje. Rora arimo kubwira Dima mukuru we ati rwose niba ari uku nguku uteye ati ntago kabisa wazabaho kuri iyi si pe. Ati dore ngiye kwigira mu kazi ntago ibyo nabyishinga. Ati ikindi kandi hari imyenda ngiye gusiga hano atuze kumenya neza ko wayimeseye kuko urumva nyine nta kindi uri buze kubukora hano. Uyu mukobwa ngo ni Rora yasaga nkaho arimo gutoteza mukuru we ngo ni Dima amuhora yuko nta mafaranga afite yo kwibeshaho. Akamubwira ati kandi ikindi ntugire ibintu byinshi uza kumbaza. Ati nukenera ibyo kurya urajya kubyishakira ntuze gutinyuka kube wangira mu gikoni ube rwose wankoreshereza ibintu birimo kuko nzabikenera. Umva umukobwa uri hano rwose ukuntu ari umwana mubi. Dima yaramubwiye ati none se ubwo ngubwo biraza kugenda biteye ngiye n'umwana wanjye turarya iki? Ati nyine urumva wenda ngiye niyo narya ariko uyu mukobwa wanjye araza gukenera kurya. Rora arangije avuga ati ngo iki? Ariko Dima ngo nta kindi kibazo waba wifite ku giti cyawe koko? Ati ngewe nijye urimo kubaza ibyo kurya atari ko wa mukobwa ushira isoni. Ati se none nijye wakubwiye ngo ubyare uyu mwana? Ngewe waguteye indara? Ati ngewe nijye uri kubaza ibyo kurya? Ati wa mukobwa rwose ntukansetse wumve nawe ukuntu ari kubwira mukuru we kandi asize amuhaye akazi hano mu rugo agomba kumukorera. Dima arangije aramubwira ati ariko numvaga nyine ndi buze gusigara hano nkateka nese turabwirirwa. Rora arangije aramubwira ati yego nyine. Ati reba ingaruka z'ibyo wakoze byose. Ati nkubwira ati ukuremo inda y'uyu mwana ukanga none reba ingaruka ngizi. Ati nyine mera uhangane n'ingaruka n'ubundi nta kundi byagenda. Sinjye wakubwiye rwose ngo twite uyu mwana ukingana gutyo cyangwa se ukiri umukobwa. Ati iyo udafite uyu nguyu nta bibazo byinshi wakabaye ufite. Ati wakabaye uriho wenyine. Ati wakabaye uri gushaka ubuzima ku giti cyawe nta kindi kintu kikubangamira. Umve disi ukuntu Rora uri hano yari arimo gucyurira mukuru we. Dima arangije aramubwira ati ariko Rora ati urabizi rwose uyu mwana ni buri kimwe kuri njyewe. Ati ni isi kuri njyewe ntabwo nari gutinyuka kuba nakora icyo kintu. Ati ati woki. Ati niba uyu mwana ari isi kuri wowe rero ari buri kimwe none kubera icyo ari njyewe uri kubaza ibyo kurya wabibajije uwo mwana wawe kubera icyo uri kumbaza ibyo kurya umugaburira kandi uvuze ko ari isi kuri wowe. Ati madisi hano yabuze icyo abwira murumuna we. Rora yaravuze ati ibyo byose ari uri kwigira. Ati n'ubu nuko nakwemereye kuba nakuzana ngo urare mu nzu yanjye. Ati naho ubundi yo nkuhakanira ahari nicyo cyari kuba cyiza. Ati ngewe rwose nifashe ndakuzana ngo urara hano none ngewe ni nanjye uri kugaburire nkushakira ibyo kurya. Ati aho ngaho rwose wibeshye pe. Ati aho ngaho ntabwo ari ngewe. Ati aho ngaho n'undi muntu rwose ntabwo ari ngewe. Ati ahubwo reka nigire mu kazi mu amahoro nigendere rwose. Dima arangije aramubwira ati none se Rora ati ubwo biraza kugenda bita? Ati ndirirwa hano gusa. Ati ndi kukumesera. Ati hanyuma umwana wanjye abura ibyo kurya kandi ndaba nakumeseye nagukoreye buri kimwe. Umve disi mukuru we yemeye kumucinyaho inkoro aremera mukorera buri kimwe ngamuha ibyo kurya ariko umukobwa uri hano rwose n'ibiryo yamubwiye ko atari buze kubimuha. Rora arangije amuhakanira amubwira ati wapi kabisa ibyo ngibyo. Ati ntuze kuba watinyuka kungira aho nekera. Ati ahubwo reka nsige makinze niba ari ibyo ngibyo. Umve Rora agiye gusiga akinze ahatekera kugira ngo mukuru we Dima ataza kuba yajyamo gushakamo ibiryo by'umwana. Mukuru we yaramwitegereje yibaza icyo murumuna we yabaye biramucanga. Dima wacu disi uri hano yasigaye yibaza ati so byanjye biraza kugenda bite? Ati uyu mwana wanjye kuko ndaza kumugaburira iki? Gusa disi umukobwa uri hano nawe nta kundi yari kubigenza niko ubuzima bumera rwose agombaga kwihangana agahangana nabyo. Barakwereka kiri aho ngaho Rora yahise amuhamagara amubaza ati ariko se uracyari kwitekerezaho ibiki ni wakabaye uzi ukamesa imyenda nakubwiye kuri bumeseri? Dima arangije disi ahita abyuka vuba vuba ngabe yajya kumesa iyo myenda ya Rora. Barakwereka twigarukiye hano mu mujyi aho Rora akora kwa bosi wiwe ubwo yarazindutse nawe aza mu kazi. Gusa wibuka ko twe twasize Rora afashe umwanzuro ngo uwo mukobwa rwose nyirabuja ashaka gushyingira umuhungu we. Ati nawe araza kumukorera igishoboka cyose. Ati rwose nyirabuja mwange nk'uko yabikoze kuri Roza mu gace ka mbere ku bantu barebye agace ka mbere k'iyi nkuru. Barakwereka nyirabuja yari ari hano yumva umukobwa arakomanze araje aramubwira ati njira rwose nta kibazo. Uyu mukobwa muri iyi minsi ari kwibonekeza kuri nyirabuja kugira ngo arebe ko yatwara umuhungu we. Rora yaraje hano araje aramubwira ati mwaramutse madamu. Ati waramutse neza Rora. Ati none ni ibiki? Ati rwose niba ari bya bindi byawe byeje ushaka kumbwira. Ati wapi kabisa. Ati subira mu kazi wibuke ko yari yasize amubwiye ko ashobora kuba yashyingiranwa n'umuhungu we nyirabuja rwose akamuhindura umusazi. Rora arangije avuga ati wapi madamu. Ati ntabwo ari bya bindi. Ati ahubwo hari ikintu nashakaga kukubwira. Nyirabuja arikanga aravuga ati si uyu mukobwa n'ibiki kandi ashaka kumbwira? Arangije aramubwira ati Rora ibintu wambwiye ejo birahagije. Ati rwose ntabwo nkeneye ko usubira mwabura bugoryi pe. Rora arangije aravuga ati ariko ntabwo ari bya bindi by'ejo. Ati hari ibindi nendaga kukubwira rega. Nyirabuja arikanga ati si ubwo byaba ari ibiki kandi?
ati narose, umve nawe ibintu ari kuvuga kandi arabihimbye. Ati rwose narose, ati uri ahantu rwose wowe uri mu icupa urimo gusenga, atari ufungiye mu icupa. Ati ngo ngwiki, ati komeza umbwire ibyo bintu, nyirabuja uri hano ni umuntu ukunda gusenga, ati nyine nakubonaga uri ahantu uri mu icupa, ati kandi iryo cupa ni umuhungu wawe wari urifashe. Nyirabuja arangije aravuga ati sibyo ni ibiki kandi? Ati yego rwose nakubonye uri mu icupa, ati umuhungu wawe niwe wari ufashe iryo cupa, ati iryo cupa ryari ripfundikiye umuhungu wawe agufatiyemo, nawe wumva inzozi ahimbye niba zigamije iki? Nyirabuja arangije aravuga ati mu izina rya Yesu, ati ibyo bintu ntibikabe. Ati ibyo bintu si ubwo kandi byaba ari ibiki? Ati ibyo bintu byaba bisobanuye iki? Ati rwose nanjye ibyo bintu nkimara kubibona, ati ntabwo nagize ubwoba cyane, ati ahubwo naguze ikintu cyane y'ubwoba kurushaho. Ati nabonye rwose umuntu umeze nk'umudayimoni aza yasamira iryo cupa ashaka kurimira, umuhungu wawe rwose ariteruye ariko urimuhunza, ariko uwo mudayimoni n'ubundi nkamubona mu sura y'umuntu nsanzwe nzi. Nyirabuja arangije aravuga ati sibyo kandi ni ibiki? Ati none ushatse kuvuga ko uwo muntu yarinde? Umukobwa arangije aravuga ati rwose uwo mukobwa nabonaga mu icupa, ati yari Catherine wa wundi wavuze ko uzashyingira umuhungu wawe. Ati ye? Ati Catherine ni wowe wabonaga mu isura y'umudayimoni? Ati ibyo bintu se kandi byaba bishatse kuvuga iki? Umukobwa arangije avuga ati mabuja rwose nanjye nikanze, ati kubona Catherine rwose ashaka kukwica, umuhungu wawe ari kumuguhunza. Ati rwose nasenze nkora ibishoboka byose, barakwereka kiriya ari kuvuga Catherine yaraje, umve nawe ukuntu umukobwa yaraje uteranya uyu mukobwa ngo ni Catherine kugira ngo nyirabuja atazamushingira umuhungu we. Nyirabuja rwose yaramwishimiye cyane, arangije avuga ati mukobwa wanjye ko watinze koko wari uri hehe? Umukobwa arangije avuga ati rwose mu muhanda, imihanda yacu urabizi haba harimo ambutiyaje nyinshi cyane rwose, biba bigoye ko wahita ushyika ahantu wari ugiye. Ati rero kama y'amano yanjye wari wambwiye. Barakwereka Catherine yahise aha nyirabuja warora impano, ubwo n'uwo ugiye kumubera nyirabukwe. Barakwereka umugore hano yahise afata impano bamuzaniye ngo arebe ibintu byaba birimo. Umukobwa uri hano ngo ni Rora twari twumvise ari kumuteranya. Umugore yaritegereje rwose aravuga ati kabisa utungutu ukunda kuruta utundi twose. Ubwo hano ni impano umukobwa yari yamuzaniye, ariko ubona ko Rora atishimye, abona ko rwose umugabo we bari kumumutwara. Nyirabuja arangije aravuga ati utu tuntu iyo usa uruzi ukuntu nadukundaga rwose, ati ahubwo mfite amatsiko yo gupfundura ngo ndebe ikintu cyaba kirimo imbere. Barakwereka agipfundura aho ngaho nyirabuja yarebye muri envelope yari irimo gift bari bamuzaniye, aba rwose abonyemo inyoni yapfuye, yari yuzuye amaraso ahantu hose. Rora arangije avuga ati mu izina rya Yesu, atangira gutokesha rwose avuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, atangira gukomeza ibintu. Catherine arangije arikanga aravuga ati sibi nibiki kandi? Rora atangira kwigira nk'umuntu uri kuzura imyuka rwose, nk'umuntu uri gusenga cyane, aratokesha cyane. Bose agenda batera ubwoba baribaza ati se kandi ibingibi ni ibiki? Rora arangije avuga ati ibingibi rwose birasa neza nk'ibyo nabonye, ati mu izina rya Yesu ibi bintu, ati nibize kuba kuri mabuja wanjye. Umukobwa Catherine arangije abona nyirabuja arikanze. Catherine arangije avuga ati mu by'ukuri ntabwo nabanze iki kintu ukuntu cyashyitse muri envelope. Ati sura mukobwa kubera icyo ari gutokesha cyane, ati habaye iki? Ubwo Rora yahise atangira kubihuza n'inzozi amaze kubwira nyirabuja, bivuze ngo ibingibi nabyo ni Rora wabipangiye umukobwa ngo ni Catherine. Rora yarakomeje aratokesha hano, Catherine nawe yikanze ari kwibaza ati se ibi bintu koko bigenze bite? Ati mu by'ukuri mwabukwe ntabwo nzi ibi bintu ukuntu byageze muri envelope rwose. Ati njye envelope nayizanye iki kintu nta kirimo. Ese uyu mukobwa Rora noneho ibi byo yaba yabipangiye gute Catherine? Nyirabuja nawe yatangiye gutekereza ku nzozi uyu mukobwa mubwiye, atangira kuvuga ati Catherine we, ati ntugire ikintu wongera kuvuga rwose. Ati gute watinyuka wa mukobwa we? Ati ntabwo nyigukeneye mu rugo rwanjye pe. Umukobwa uri hano ngo ni Rora nawe yarakomeje aratokisha arabikabiriza ati ibi bintu ndabivumye mu izina rya Yesu, ati ibi bintu nibigira icyo bitwara mabuja, ati ibi bintu. Umukobwa Catherine arangije avuga ati ariko se Rora uriya wafite ikihe kibazo kari gutokisha cyane kandi habaye iki? Nyirabuja arangije amubaza ati none si ibingibi, ati bihuye neza n'ibyo warose? Ati ariko nanone va aha ngaha, ntabwo nkeneye gukomeza numva udutera ubwoba ugenda utokesha rwose. Ngo barakwereka Rora yasohotse yigize umwere, yigize wa mukristo wo mu masengesho cyane, agenda atokesha ariko nanone ari guseka kuko arabizi ko ibi byose ari we wabipanze. Agenda avuga mu mutwe ati mu by'ukuri wagakobwe ntabwo ugomba kuntwarira umuhungu, ati umuhungu wa mabuja byange bikunde azaba uwanjye. Ariko nanone akongera akareba inyuma akavuga ati mu izina rya Yesu rwose, ati ibyo bintu Imana ibitwike, ati ntibigire icyo bitwara mabuja. Umukobwa agakomeza areba inyuma areba niba ibyo yakoze ati biri gucamo, ariko nanone akongera akarinzaho agatokesha. Ubwo nyirabuja uraho nawe yumiwe ari kuvuga ati nyamara wasanga umukobwa wanjye ari umunyamasengesho cyane, kandi se byahe ahubwo uyu mukobwa kari umurozi, kari umugome mubi cyane.
Catherine arangije asaba imbabazi aravuga ati mu by'ukuri mabukwe ntabwo ibi bintu nzi ukuntu byashyitse muri envelope pe. Ati naba nkubeshye ndamutse nkubwiye ko nzi ukuntu ibi bintu byashyitsemo. Ati nta ruhare mbifitemo. Yabonye uburyo nyirabukwe ari kumureba abona ko rwose yarakaye ndetse atari bwongere kuvugana nawe. Umukobwa arangije apfukama hasi aramubwira ati uri kubona njye naba naguteza amarozi koko. Ati ntabwo unyizeye bigeze kuri urwo rwego. Ati mu by'ukuri ntabwo nigeze nkora ibi bintu. Ati ibintu ntabwo nzi ukuntu byashyitse muri envelope. Umukobwa Disi yasabye imbabazi hano ariko biranga bibi by'ubusa n'ubundi kubera yuko bari bamaze kumumuteranyaho kuri nyirabuja bamubwiye ko babonye inzozi uyu mukobwa n'ubundi ashaka kwica nde nyirabuja. Kandi ngo nanone Rora yabibonye mu nzozi nyirabuja ari gutabarwa n'umuhungu we. Catherine yashatse kumukoraho nyirabuja arangije aravuga ati wapi kabisa ndekura. Barakwereka hano umwana wa Dima rwose yari yarize cyane yanze kuryama. Dima akamubaza ati mwana wanjye urashaka iki kandi ko wakomeje kurira cyane. Akana karanje karavuga ati mama mu by'ukuri ndashonje. Wibuke ko Rora uyu nguyu uyu mugome yasize akinzeho rwose akana katigeze kabona ibyo kurya. Rora arangije aravuga ati ariko se wacyana we waretse kunsakuriza koko nkisinzirira. Dima nawe arangije atangira kurira aravuga ati ariko se Rora nta nubwo wakumva koko ko umwana ashonje. Ati suragira ngo aceceke gute. Dima arangije akomeza ahumuriza umwana we amubwira ati mwana wanjye ihangane. Ati ihangane rwose ati nta byo kurya bihari. Rora arangije aravuga ati ariko se ubundi muzakomeza kunsakuriza kugeza ryari. Ati genda urebe mu gikoni. Ati hari akagati gato kari kasigaye. Ati ubunoshe akantu gato y'umuzanire. Ati ariko mbone nabona amahoro mu ndeke niryamire. Ati murabona ngiye nzakomeza kubana namwe n'urwo rusaku rwanyu. Ati murumva inzara yanyu koko nayikira. Disi yaramwitegereje arangije amubwira ati ngaho genda ureba ku kagati gato yakari aho ngaho ugafata ubundi mu amahoro nisinzirire. Ati ariko icyo cyana cyawe kibe cyangabanyaho urusaku kireke kurira. Disi nawe nk'umuntu uri mu rugo rw'abandi araceceka bamubwira amagambo mabi yose ndetse baranamucyurira cyane. Gusa nta kundi nanone bari bamwemereye kumuha akantu gatoya. Akana kari hano karanje karashimira ati anti aturakoze mu by'ukuri kuba wemeye kuma ku mugati. Ibaze nawe akana bereye anti inzara yari yakishe karimo kurira. Umukobwa afite ibiryo mu gikoni we yarakitegereje arangije avuga ati so mwaka kaba gatera iseseme mu biki kandi. Barakwereka ibyacu n'ibyatinze. Yari amaze no kubaza Dima atari ku bundi Dima ntabwo washobora guteka. Dima nawe yaramwemereye ko ashobora guteka. Rora arangije numbaze niba ashaka kumusabira akazi hehe kwa nyirabuja kuko nyirabuja yari yamubajije niba nta wundi mukozi aramubonera. Barakwereka ibyacu n'ibyatinze. Rora yari yazanye Dima aho ngaho kwa nyirabuja. Barakwereka n'akana kari kasigaranye hano na Sunamani hano kuri gate rwose. Muri ako kanya Sunamani yari ari gukina n'akana. Catherine arangije arazamubaza ati none se aka gakobwa gato ya keza ati wagakuye hehe. Sunamani arangije amubwira ati rwose aka kana ati mama wako niwe waje gusaba akazi ko guteka hano. Catherine arangije aravuga ati hano se kandi haje undi mukozi. Barakwereka Dima wacu rwose yari yaje hano gusaba akazi. Akana bakabajije izina ryako karavuga ati rwose nitwa Oruce. Ati mama wanjye yitwa Dima. Barakwereka mama w'akana yaje agahamagara ati Oruce mwana wanjye atumeze ute. Disi umukobwa uri hano Dima yaje abashimira ababwira ati mu by'ukuri ati mwese mwakoze rwose. Ati akazi ndakabonye ati mabuje amaye akazi ko guteka. Ati none se umwana n'uwawe. Ati cyane rwose ati uyu ni umukobwa wanjye. Ati bamwita Oruce. Ati mu by'ukuri ntabwo wakumva uburyo nishimye. Disi umukobwa wacu wari umaze iminsi yicwa n'inzara amaze iminsi abayeho n'abatotezwa na murumuna we yabonye akazi ko guteka. Barakwereka Oruce yahise avayo hano abona Dima ari guseka arishimye cyane. Aza ari gusakuza ati ati ugatinyuka nta soni. Ati ati se niyo mpamvu baguhaye akazi. Ati hano baguhaye akazi kugira ngo uzuhagarara aho gutyo gusa tu. Umukobwa uri hano ngo ni Rora yiyemeje rwose kuba nka nyirabuja waba bose aba bamereye n'aba bashyira ku gitutu. Ati hano baguhaye akazi kugira ngo uze wirwa uhagaze rwose uri kuvuga amagambo menshi uri kugospelaringa hano. Ati va mu bugambo ujye guteka baguhaye akazi ngo uze hano uteke. Dima arangije aravuga ati ariko narinje kureba umwana. Ati nayo ndahita nsubirayo rwose. Arangije amubaza ati ati ubwo bivuze rero ngo uzajya wirwa ureba umwana nta kindi kintu uzajya ukora hano. Dima arangije amubwira ati ariko mu by'ukuri mbabarira nanjye kubikora. Ati nyaruka vaho wirukanka se ujye mu kazi kawe. Dima aramubwira ati mu by'ukuri mbabarira ati nkagiyemo rwose. Rora arangije amubwira ati noneho reka nze kugusanga aho ngaho utarimo gukora rwose ibyo waherewe kuba wakora. Ati uramurebara. Sunamani rwose na Agatha bari hano bo barumiwe. Baramwitegereje baravuga ati ariko si umukobwa uzi ko wagira ngo niwe udukoresha neza. Baramubonye uburyo agenda n'uburyo ari umugome yarakaye bose barumirwa baravuga ati mana yanjye ati uriya mukobwa ni dayimoni wigendera. Ubwo ni Sunamani. Ati mu by'ukuri uriya mukobwa ni dayimoni wigendera. Urabona ukuntu abwira uriya mukobwa
kandi uriya mukobwa aje atuvugisha atubwira ati ni murumuna we wamurangiye akazi hano. Ati warabimbwiye koko ngo azanyica ndabihakana, ariko mu by'ukuri nanjye ndabibona ko uriya mukobwa azanyica. Agata uri hano rwose yari yumiwe. Iyo bari kureba ibintu Rora bari gukora baba bameze nk'abari kurota neza, kuko ubugome bwe bwarabashobeye rwose. Sunamani yaravuze ati mu by'ukuri ati Imana izamfashe nzave hano amahoro, kuko ndabona ririya dayimoni rizanyica. Ati wajya kubimbwira nkabihakana. Arakwereka rwose hano Dima wacu yari yatetse ibiryo, nyirabuja ari kubisuzuma ngo yumve umutetsi yahaye akazi uko ateka. Nyirabuja rwose yariye hariyumvira, arangije yitegereza umukobwa agira ubwoba aravuga ati se Mana yanjye ibiryo natetse ntabwo babikunze bagiye kunyirukana. Nyirabuja arangije aravuga ati mu by'ukuri numva ibiryo rwose ntacyo bitwaye, ati biraryoshye, ati ahubwo reka ngerageze no ku bindi numva ukuntu bimeze. Nyirabuja arangije atamira ku isosi umukobwa yari yatetse hano, hariyumvira cyane, tubona ku isura yarahindutse. Arangije areba umukobwa aramwitegereza, umukobwa wacu agira ubwoba. Arangije aramubaza ati wa mukobwa we, ibi biryo watetse ni bwoko ki? Umukobwa atangira kugira ubwoba aravuga ati se noneho kandi bagiye kunyirukana? Ati mu by'ukuri ibi biryo watetse nibyo biryo bya mbere ndiyeho biryoshye kuva nabaho. Umukobwa yaragize ubwoba azi ngo bagiye kumwirukana. Reka noneho Rora aca inyuma yumve nyirabuja rwose ari gushimagiza Dima, ndetse na Dima arimo guseka. Kandi Rora hano nagakunda abantu bishimye, ubundi niyo kamere ye nagakunda kubona abantu bishimiranye na nyirabuja. Nyirabuja aravuze ati wa mukobwa rwose ndaza kukongera umushahara pe. Ati mu by'ukuri wagira ngo hari umuntu wakubwiye ko nkunda isosi nk'iyi ngiyi? Ati rwose nushaka gufata umutima wanjye ati uzajya uhora uteka isosi nk'iyi ngiyi. Ubwo Rora nawe ari aho ngaho ari kumviriza, atangira rwose kugirira ishyari mukuru we kandi ari we umuzanye muri aka kazi muri ako kanya. Nyirabuja yariye harangije aravuga ati Mana yanjye, ati ntiwakumva rwose mu by'ukuri uburyo ibi biryo mbikunda. Ati wa mukobwa we niwe mutetsi wa mbere mbonye, ati kuva nabaho rwose. Umukobwa nawe akomeza aseka ashimira nyirabuja, ati mu by'ukuri urakoze cyane. Ubwo barakwereka nyirabuja arakomeje aratestinga yumva uburyohe bw'ibiryo byose yagiye ateka, kuko hano rwose ni mu bakire baba batetse indyo zirenze imwe. Nyirabuja ibyo yaryagaho byose yahitaga avuga ati wa mukobwa we, ati ntiwakumva uburyo ibi biryo biryoshye pe. Umukobwa nawe yarumiwe kubona rwose ibiryo yatetse ku munsi wa mbere mu kazi ke babikunze. Umukobwa arangije aravuga ati ni ukuri murakoze madamu, ati murakoze pe. Nyirabuja arangije aravuga ati ibi bintu ntabwo ari bibi, ati mu by'ukuri sinatekerezaga yuko nahita mbona umukozi nkawe pe, ati umuntu uzajya unekera ibiryo nk'ibi ngibi. Gusa byose uko abivuga nanone Rora ari aho ngaho arimo kubyitegereza. Nyirabuja akomeza amubwira ati kabisa ibi biryo uzakomeza ubiteke, ati nawe niba ukeneye ko umushahara wawe uzahita wiyongera, ati nta nubwo nzatinda pe. Ati kandi ikindi nujya uhora rwose wumva ushaka kunshimisha, ushaka kunekera nabizi, ati ujye unekera ibiryo nk'ibi ngibi. Arangije aramwitegereza aravuga ati wa mukobwa mu by'ukuri, ati ntiwakumva uburyo uzi guteka pe. Umukobwa nawe arashima, nyirabuja rwose yakomeje gushima cyane, umukobwa byamurenze. Umukobwa arangije aramubaza ati se mabuja ngira ibindi nkuzanira? Ati hoya rwose ibi ngibi birahagije, ati nta kibazo rwose nari nasoje. Ubwo ibyo byose uko abivuga nanone Rora ari aho ngaho arimo guhengereza, ishyari ryabaye ryose ririmo gukura. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, nyuma y'uko rwose nyirabuja amushimiye baratashye. Ariko nanone umukobwa araganira n'umwana we amubwira ati mwana wanjye humura rwose ntabwo uzongera kugira inzara. Ati se wakibaza yuko benda no kunyongera umushahara, ati vuba aha nzabona amafaranga rwose nkatangira kukwita ukaba wasubira no kwiga. Ati ntabwo rwose uzagira ikibazo cy'inzara, ati hari ahantu uzajya witwara neza pe. Ati mama we bagiye kujya bamuha amafaranga ndetse bahise banamwongeza umushahara ku munsi wa mbere. Ati urumva atari ibintu byo kwishimira. Rora n'umushiha mwinshi ubwo nawe ntabwo yari yasinziriye, arangije ahita avuga ati ariko se waritse kunsakuriza? Ati mu by'ukuri kubwira umwana wawe yuko bazakongerera umushahara batagiye kujya arya, ati wanamubwiye yuko mu ndi mideli. Ati rwose urahurimo kunsakuriza bagiye kukongera umushahara rwose ku munsi wa mbere. Ati ntabwo muzi ko kari akazi ari njye wakabahaye, ati nanabishatse rega nakabakuraho. Ati rero mureke kunyishimagiza hejuru rwose, ati muryame musinzire. Umukobwa uri hano rwose ngo ni Rora, wagira ngo yabangamiye abantu cyangwa se yabwiye abantu nabi nibwo yumva ameze neza. Arakwereka Dima yabuze icyo akora, arangije aravuga ati mwana wanjye utongera kuvuga, ati reka dusinzire rwose hante wawe uri hano yanakwica. Rora arangije aravuga ati yego gutyo rwose, ati muceceke mumenye ko muri mu nzu yanjye, ati mujye muryama mutansakuriza. Arangije aravuga ati mwana wanjye rwose, ati uceceke, ati ntugire irindi jambo wongera kuvuga, ati uyu nguyu anti wawe yatumerera nabi. Rora akomeza yivugisha ati hagiye kukongeza umushahara, ati uri umutetsi mwiza, ati ibiryo rwose watetse babishimye. Ati none rero uri kumva isi yose wayifashe urarara umena amatwi, umve nawe umukobwa uri hano ni wowe wamwitwariye mu kazi ariko ishyari rimumereye nabi pe.
barakwereka Dima uri hano nawe yabwiye umwana we guceceka ngo bisinzirire kuko rwose anti we ngo ni Laura ntago yari aboroheye. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, twigarukiye hano rwose mu kazi kabo kari bwakeye neza. Bari mu kazi rwose akana ka Orche karimo gukina nande na Agatha akirukanka avuga ati wakana wanzaniye telefone ukareka kunsaza koko. Akana kakomeje kirukanka arangije abwira Sunamana ati mfatira ku kana disi akana hano muri uru rugo nibura urabona ko kadafite rungu. Barakwereka hano Laura yari arimo kugenda rwose mu rugo, arimo kugenda rutembera hano urugo yarugize nk'urwe rwose. Araza hano mu gikoni ngo arebe ubundi uyu mukobwa bari gushimagiza atekata, ariko ubwo hari utwo bari bamutumye aho mu gikoni asa rwose yamurakariye amureba nabi. Undi nawe arangije aramwihorera, ubundi umuntu nk'uyo kirazira kumuvugisha atakuvugishije. Laura araza agenda akora utuntu twe twose mu gikoni, habe no gusuhuza Dima. Afata ibirahure rwose agenda amucaho, ariko nanone wumva ko yimyuza akeneye ko Dima agira icyo avuga ubundi akamubwira nabi. Dima nawe arangije aramwihorera, araruca ararumira akomeza amwitegereza umukobwa akomeza azenguruka aho ngaho mu gikoni. Dima uri aha ngaha rwose aramutinya nubwo ari murumuna we, ababona ameze nk'inyamaswa. Dima yakomeje yikorera uturimo twe, Laura nawe uri aha ngaha akomeza azenguruka rwose ubona ko yamwigizeho umurakari nta n'ikintu na kimwe bavugana. Yaraje ategura hano utuntu twose nyirabuja yaramutumye, akomeza yitegereza umukobwa rwose amureba nabi ati bagashimye ati bari bukongeze n'umushahara. Arangije amureba nabi Dima aribaza ati ariko se murumuna wanjye kuko yabaye iki, ninde wamwangirije? Ati umukobwa yabaye iki ko abantu bose aba yabarakariye? Ariko Dima nanone yanga kubigira ibintu binini arabyihorera, umukobwa aramwihorera. Arakomeje aritekera aho ngaho mu gikoni. Barakwereka twagarutse aha ngaho imbere ya nyirabuja ariko babwira ati rero ubu ngubu mwese ngiye kubakuraho ibintu bizajya bibagora. Ati nta mpamvu yuko muzajya mutaha mukajya kwishyura amazu mubamo, mukajya kwishyura buri kimwe. Ati mugiye kujya muba hano mwese. Bose barangije barishima. Dima rwose ubona yuko bimurenze. Na Laura arangije araseka baramushimira ati murakoze cyane madamu. Ati murakoze pe. Ati mu by'ukuri turagushimiye tubikuye ku mutima. Gusa nyamara ibingibi bigiye kuba amahirwe kuri Dima wararaga hasi n'umwana we. Nyirabuja arangije amubwira ati rero we Dima n'umwana wawe ati mugiye kujya murara mu cyumba cyanyu. Dima arangije avuga ati none se ntabwo tuzajya turarana na Laura? Nyirabuja arangije avuga ati oya. Ati rwose Laura nawe ati azajya ararana na Agatha ati mu cyumba cye. Nyirabuja akivuga ibyo ngibyo rwose bose barikanze ngo ngwiki. Dima arangije amubaza ati none se ubwo ngubwo ntabwo twararana twese ngewe na Laura ati na Orche umwana wanjye? Ati se kubera iki utafata icyumba cyawe wenyine n'umwana wawe mukakiraramo? Ati cyane rwose ubundi ko umukozi unekera ngewe mu buzima busanzwe atasanzwe aba hano. Ati none se ushaka kubyanga kuba nkuhaye icyumba cyawe wenyine? Ati oya rwose mabuja ndagushimiye. Ati ye ati rero nuko nguko bimeze, tugomba kujya uba mu nzu yanjye nini. Ati rwose uyu nguyu Laura atakaba mu nzu zo hanze akabana na Agatha. Wumve ukuntu umukobwa rwose Dima agize amahirwe, aho yararaga hasi none ubu ngubu bamuhaye kujya abana na nyirabuja mu nzu. Laura uri hano barangije baramubwira ati ugiye kujya ubana na Agatha. Ati rwose wa mukozi wa hano. Abakobwa barangije barashimira cyane, ariko ubona ko Laura bitamushimishije habe na gatoya bakimubwira yuko agiye kujya abana na Agatha. Dima uri hano arangije aravuga ati nta kibazo rwose mabuja. Ati mu by'ukuri ntabwo tuzagutenguha, ntabwo uzicuza. Laura arangije aravuga ati none se mabuja ati ngiye ntabwo wampa icyumba cyanjye mu nzu hano? Ati rwose kubona ngiye maze hano n'igihe kinini. Atangira kwibonekeza. Nyirabuja arangije aramubwira ati wapi rwose. Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ati ugomba kurarana we na Agatha. Ati mu nzu zo hanze. Ati kandi ndakeka Agatha mumenyeranye ntacyo bitwaye. Ati none se tuzajya turarana mu zihe nzu? Ati ni hariya rwose Agatha aba. Ati se kuri kubaza ibintu byinshi? Ati ntabwo byishimiye. Umukobwa arangije aravuga ati nta kibazo rwose mabuja. Ati ndabyishimiye, ariko mu by'ukuri Laura uri hano habe n'ibyishimo habe na bike afite kumva yuko agiye kurara mu nzu zo hanze akararana na Agatha, hanyuma rwose Dima uyu yarazaga hasi bakaba bamuhaye icyumba cye mu nzu. Laura yaramwitegereje n'umujinya mwinshi. Dima arabibona ko Laura arakaye, ariko Dima ntako atagerageje ngo nawe amusabire bazane mu nzu. Ariko nanone hano iyo amahirwe atari ayawe nta kundi rwose biba bigomba kugenda. Ese uyu mukobwa noneho ngo ni Laura, uyu mujinya afite noneho biraza kubyara iki koko? Barakwereka muri ako kanya umugore yahise yikomereza mu bye. Ubwo ngubwo ibyacu ntibyatinze, umunsi rwose wasaga nk'aho urangiye. Abakobwa bagombaga kuryama. Bibuka ko rwose bose bagomba kurara hano muri uru rugo kwa nyirabuja. Barakwereka hano Laura rwose aharyamye na Agatha we bamubwiye kurara mu nzu zo hanze, inzu zidasa neza nk'iyo nyirabuja araramo. Rwose murabizi namwe ukuntu nijoro abantu bararana ukuntu bigenda. Hano Agatha rwose yaryamaga uko yishakiye amushyiraho amaguru, kandi Laura ubwo yaramenyeye kurara wenyine. Bibuka ko yajyaga arara kuri matera abwira mukuru we ko agomba kurara hasi ndetse n'akana ke. None reba nawe hano ibyo Agatha ari kumukorera. Ibyo ndi baba bavuga ngo
ugira inabi ukayisanga imbere ndetse wagira n'ineza ukayisanga imbere. Agatha uri hano rwose wagira ngo ibyo anakora ari kubikora bizi nawe yakomezaga amujugunyaho amaguru. Rora rwose yabuze ibitotsi avuga ati ariko Agatha ndakwiyamye rwose mvaho. Agatha nawe agakomeza amuryamaho amushyiraho amaguru. Umukobwa rwose urabona yuko nawe hano bitamworoheye, wajyaga arara kuri matera ye yigamba abandi, arara rwose yibarangura kuri matera ye, none nawe dore hano ibiri kumubaho yaje kurarana na Agatha. Agatha rwose urabona yuko w'ibyo ari gukora ntacyo bimubwiye, yisinziriye, undi niwe wabuze amahoro. Nawe yarakomeje araryama hano ari kwibaza ati kari agakobwa ni Dima, ni gute bakajyana mu nzu ya mabuja ngo gatangire kararimo bamuha icyumba cye wenyine mwiranzu koko? Ati hanyuma yuko bamubwiye ko bazamwongeza umushahara, hanyuma yuko bamubwiye ko ari umutetsi mwiza, none bamuhaye no kubana mu nzu na mabuja. Umva umukobwa ukuntu atangiye gutekereza kuri mukuru we. Rori uri hano rwose yaravuze ati mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ngomba kubyemera, ariko uko atekereza ibyo ngibyo Agatha uri hano nawe ntabwo amworoheye rwose habe na gato. Barakwereka Rora yaravuze ati ariko Agatha ubundi wowe ufite ikihe kibazo koko ko mbona wenda kunkubita hasi? Umukobwa yarabyutse hano rwose ijoro ryose yarayareba, yabuze ibitotsi neza neza. Agatha yamuryamiye nabi ariko uyu mukobwa yarabikwiriye. Barakwereka muri ako kanya yahise afata umusego atangira kuwunigisha Agatha aravuga ati ariko nkawe ubundi mwice. Twigarukire hano disi kuri Dima w'ibintu byamubayeho byamurenze no kubona ibitotsi byamunaniye. Bamuhaye icyumba cyiza mu nzu nini ya nyirabuja, ubu niwe uri korarana na nyirabuja mu nzu nini. Bibuke ko Sunamani we ni umukozi wo ku gipangarara kuri gate, ndetse Agatha na Rora nabo babashyize hanze, ariko disi Dima utagiraga haba wararaga hasi yabuze ibyo kurya. Rora murumuna we amutoteza, bamuhaye icyumba cyiza mu nzu ndetse icyumba kinini, ndetse umwana we araryamye arasinziriye, umwana yararaga hasi yabuze ibitotsi. Umukobwa yakomeje kuryama atekereza ati Mana, ati ni ukuri ndagushimira, ati ntiwakumva uburyo ndi kugushimira wa Mana we. Ariko umukobwa uko ashimira Imana akavuga ati Mana umfashe umugisha, ati umfashe umugisha murumuna wanjye Rora wanzanye hano. Disi Rora we nubwo atekereza nabi kuri mukuru we akaba amufata nabi, yumva yatangiye no kumwanga kuba hano bari kumukundwa akaza. Mukuru we nta mutima muba mufitiye, ari kumusabira umugisha ku Mana ngo kubera yuko ari we wamuzanya. Disi umukobwa uri hano yarebye uburyo umwana wasinziriye, amarira Disi atangira no kugwa hasi. Umukobwa yumva biramurenze cyane, aravuga ati mu by'ukuri sinari nzi ko ubuzima ari hano buri kunganisha. Ibaze nawe umukobwa wabaga mu nzu ya Landirodi we amwirukaho rwose amumereye nabi, rwose yarabuze ibyo kurya, akaza kwa murumuna we akamufata nabi akajya amuraza hasi amwima n'ibiryo by'umwana. Saha izi ngizi ari kurara mu nzu igeretse, ndetse n'umwana we ntabwo ari kubura ibyo kurya. Umukobwa hano yaraje yorosa umwana we, ariko rwose akomeza anashima Imana mu mutima we. Ariko hariya tubonye ko Rora we yabuze ibitotsi, yabuze n'amahoro, yatangiye kwanga mukuru we. Ese iby'aba ngaba bombi biraza gucyura iki muri runo rugo? Barakwereka hano rwose wa muhungu wo muri Amerika nawe bigaragara yuko atashye, kuko baratwereka indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ivuye rwose mu gihugu cyayo, ije hano rwose muri Nigeria, ije kubirebera. Gusa mbere na mbere mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye umunsi kundi, kugira ngo inkuru dukora zijye zigushyikaho buri munsi kandi zigushyikireho ku gihe. Barakwereka umuhungu rwose, wa muhungu twese twari dutegereje kureba uwo ari we. Ni umuhungu rwose w'iboga, ari w'igisore. Umuhungu yari avuye muri Amerika, araza ahobera mama we rwose ubona yuko bishimye. Nyina nawe yari amwishimiye cyane avuga ati mwana wanjye, ati nyuma y'imyaka 7 yose koko, ati nari nkukumbuye. Ubona ko rwose umubyeyi n'umwana we rwose umubyeyi amusomagura cyane ku matama ndetse no mu mutwe hose, avuga ati mwana wanjye mu by'ukuri, ati rwose wabaye urusore. Umwana aranje avuga ati mama, ati ko wabaye akana, ko wabaye keza. Nyina aranje avuga ati se nabaye keza ahubwo wari wandeba. Rora uri hano rwose aranje atangira kubwira Agatha ati Agatha we na Sunamani murareba iki? Ati mwirukanwe vuba muhite mujya gukura, ati amabaga arimo hara mu modoka muri buto. Ati hano mushinzwe iki? Ati ntabwo muzi akazi mugomba gukora. Rwose abari hano barikanze babonye uburyo ki Rora agira umutima mubi. Agatha arangije aragenda. Barakwereka umusore uri hano rwose yarumiwe. Rora arangije avuga ati yego nyine naye mbabwiye ngo bajye kugukurira rwose amavarisi yawe muri buto. Barakwereka umusore uri hano yahise ahagarika. Agatha arangije amubaza ati wewe bimeze bite, bakwita nde wa mukobwa we? Agatha arangije avuga ati mu by'ukuri, ati banyita Agatha nyakubahwa. Bari kumwubaha hano n'umwana w'umukire. Ati ati bakwita Agatha. Arangije avuga ati none se wowe, ati uri umukoresha wa Agatha hano? Ati bimeze bite? Ati hoya nyina, ati ntago ndi umukoresha we. Ati wowe ati rero utaravuga andi magambo menshi, ati hita wirukanka ujye gukora akazi wari umubwiye gukora. Ati hano uburyo ugomba kumenya ko utari umukoresha, ati mwese muri abakozi. Ati kandi sindi buvuge kabiri, ibyo wari umubwiye gukora byose ubikore cyangwa se ubura akazi kawe.
umusore uri hano rwose nta mikino. Sunamani yatangiye kumuserereza ati ibyo wari warigize, atereka nawe bakwerekesha. Umusore disi uri hano yahise yijyanira na mama we mu nzu, Agata nawe agaruka ari guserereza nde Rora, kandi Rora twarabibonye ko tageti yari uyu muhungu rwose, ndetse amaze kwirukanisha n'abantu benshi hano, amaze kwirukanisha abakobwa benshi. Uyu nyirabuje yendaga gushyingira umuhungu we agira ngo uyu muhungu azamwegukane, none umuhungu hano ahise amubona nk'umuntu mubi, kandi umukobwa yari arimo kumwibonekezaho. Abandi bakozi hano basigaye bamumwaza ati reka wumve, ati reka ubonabona, ati ibyo wari waratwigizeho, ati wumvaga uri umuntu urenze hano rero ugomba gukontorora, ugomba kudukoresha icyo ushaka. Ati urumva ko Agata we nibura, ati bamubaje n'izina rye. Agata nawe ubona ko yishimye ari kubyina, ati rwose databuja ambaje izina ryawe, ati ariko wowe akubwiye ko ugomba kumenya ko uri umukozi, ati nta nubwo akubaje izina ryawe, ati ahubwo asanga ibyo bintu wabikoze, ati cyangwa ubura akazi kawe. Rwose hano nabo batangiye kumumenika, batangira kumuseka, barakwereka umusore nawe yashyize mu nzu, abona ka kana ka Oruce araje agahobera ati mbega kana keza, ati mama ataka kana kavuye he, ataka kana rwose, ati tumaranye iminsi mikeya, ati nako umukozi mushyashya nabonye unekera. Umusore arangira avuga ati mu by'ukuri aka kana ni keza cyane, ati gasa nk'umwana w'umushuti wanjye pe, ati mbega umwana mwiza, ati wa kana we se, ati rwose bakwita nde. Ubwo umusore yahise atangira kwibariza akana amazina, akana karangije karamubwira ati banyita Oruce. Ubwo umusore disi hano yari yikundiye akana, ubwo Rora nawe niko yahise aza hano muri saro kwibonekeza, ndarebe nibura ko wa musore yamwitegereza cyangwa se yamureba. Nyina arangije amuga ati umusore arangije abaza akana ati wakana we suriga, ati wapi ntago niga. Umusore arangije abaza nyina, nyina aravuga ati wapi rwose ntago nayimbizi ko uyu mwana atakiga, ati ariko rwose mama we nibwo akiza hano, ati by'uyu mwana rwose ntago ari ngombwa, ati tuzaba tubirebaho, ariko urumva ko umusore uri hano we yashakaga kakana nibura kakabaye kari hano kiga. Umusore arangije avuga ati mwana wanjye rwose, ati vayo twijyanire. Umusore uri hano yahise yikundira akana ka Dima. Ubwo barakwereka muri ako kanya umusore rwose yahise aza hano mu cyumba cye, ubona ko ari umusore w'ibogari rwose, umusore ushinguye ndetse wanateruye. Yahise aza hano rwose mu cyumba cye yikuye ngo yikomereze akazi ke. Barakwereka muri ako kanya kiri aho mu cyumba cye, barakomanza arangije aravuga ati wakinjira rwose nta kibazo. Umukobwa Dima akinjira yahise asanga rwose umusore yikuye hejuru, arangije aravuga ati ati rwose boss mumbabarire, ati mu by'ukuri ntago nari nakubonye. Umusore aramwitegereza aravuga ati se uyu mukobwa we ninde, ari gukora ibiki? We nibwo amubonye ntago yamenye ko ari we mama wa kakana, ariko yahise abikeka kubera ko mu bakozi baburaga hano niwe baburaga. Arangije aramubwira ati ariko cye ntago nambaye ubusa. Umukobwa arangije aramubwira ati mu by'ukuri we ntago nahindukira ngo ngurebe rwose, ati ahubwo nakwinginze nyemerera umuruhushya, ati nsohoka. Umusore aravuga ati ariko ntago nambaye ubusa, ati ni t-shirt gusa nikuye, ati rwose wanzaniye ibyo warunzaniye nta kibazo. Umukobwa aravuga ati mu by'ukuri boss atumbabarire, ati sinakureba pe. Umusore arangije aravuga ati hoki niba utabishaka nta kibazo rwose sohokere. Gusa umusore uri hano yaramurebyeho gato, arangije avuga ati mbega umukobwa ushimishije, ati ngo nambaye ubusa ntago ashobora kundeba nambaye ubusa, ati se ubu nambaye ubusa koko. Gusa umusore rwose uri hano yarabonye umukobwa Dima amahushuka asa n'umukunzemo gato, asigara avuga ati mbega umukobwa ushimishije. Arakwereka ibyacu ntibyatinze, baje kurya hano rwose. Umusore yaraje kurya ndetse na mama we araza aricara, ari kubona yuko baba biteretse ibintu byinshi kandi bihenze cyane. Umusore aje kurya hano ndetse na mama we, arangije yitegereza mama we aramubaza ati none se mama, ati abandi bari hehe ko nta bandi bantu mbona hano? Ati hano hakabaye hica abandi bantu turimo gusangira, ati turaza kurya twenyine njye nawe gusa. Nyina arangije aramubwira ati cyane rwose mwana wanjye, ati naryaga njyenyine ubundi iyo wabaga udahari. Ariko umusore yahise asaba mama we kugira ngo rwose abahamagaze basangire bose abamenye, ariko ubona ko umusore ari kwitegereza umukobwa ndetse yamukunze cyane. Nyina nawe atangira kubireba, atangira kwibaza ati ariko se umuhungu wanjye yaba akunze Dima kandi Dima afite umwana? Ubwo Sunamani nawe yarakomeje abatera injuga, ariko umusore wacu uri hano ntakura amaso kuri nde, kuri Dima. Ubwo Rora uri hano nawe akabyitegereza rwose, ukabona ari kurya ibiryo, ari kubihekenyana umujinya rwose hafi no kuba yavungura amenyo. Ubwo bose baraganiye bagenda bibwirana gake gake. Gusa umusore hano arangije aravuga ati mu by'ukuri wa mukobwa we, ati uri umutetsi mwiza pe, ati nabo muri Amerika mu by'ukuri urabarusha. Ibyo yabivuga Dima agashimira, ariko ukabona ko Rora we ishyari rimumereye nabi. Avuze ati umusore nikundiye ugomba kuzaba uwanjye, atangiye gushimagiza Dima kandi ati ibintu ntago ngomba kubyemera. Umusore nawe agakomeza areba Dima uburyo ari kurebana n'umusore bagaseka, kandi koko wibuke ko Dima yigeze kubona n'uyu musore yambaye ubusa hejuru, bivuze ngo batangiye guhurira mu bintu byinshi, ndetse turabibona ko n'uyu musore yikundiye nde, yikundiye Dima. Nyirabuja aravuze ati rwose, ati mureke kuvuga amagambo menshi, murye ducecetse rwose. Ubona ko rwose umukirekazi uri hano we ntago akunda ibintu by'urusaku.
umukobwa uri hano rwose ngo ni Laura yakomeje yitegereza umusore uburyo yarebye Dima cyane. Arangije basoje kurya aravuga ati wa gakobwa urakeka uri gukora ibiki? Ati nibi nakuzanye hano kugira ngo ukore. Dima arangije avuga ati ariko mu by'ukuri ngiye sinzi ibyo uri kuvuga. Laura arangije amuga ati wabuze abantu nirukanishije hano kubera uriya musore? Ati wabuze ibintu byose nakoze kubera uriya musore? Ati rero wicunge niba udashaka kubura akazi kawe. Dima yasigaye yibaza ati ariko se murumuna wanjye yabaye iki kandi? Ese byaba ubu ngubu noneho we na murumuna we biraza kugenda bite? Ese uriya musore ko tubona yakunze Dima we ibyo n'uyu musore biraza kurangira bite? Bye bye, reka duhure muri episode ya 4.